nkubwire nubona ubwiwe amagambo aremereye y'ibintu utashobora kugenderamo aho kugira ngo uruce uzafata ibihe kandi ushoboye ubwire Imana uti ibi bintu sinabishobora ariko kuko ari wowe uha intege abananiwe mbabarira ushoboze Mana kuko nta gihangange kibaho ariko imbaraga z'Imana birababaje biteye agahinda kuba ushobora gukorera ahantu abarokore bakakwerera amahwa ariko abapagani bakakwerera imbuto Pandagare gucuruza gatatu mu cyumweru. Pandagare COVID-19 isengera bazifunga. Ngaho da yapakiye abahanuzi patira abantu patira abana bavuze ngaho niho yitari cyubahiro. Ubuse koko ntubireba ni mu myaka mibi. Guhora abantu bagira imyaka mibi ma. Ubimana izabo hora abantu bakora ibyaha kubera imyaka mibi ya doreza. None se kwitaza yisubiza inyuma ngo yigire y'uruhinja gahunda no kwiyeranje no muri adolescence ari kukubaha Imana. Mbese narindi kukubwira ngo ujye wiyeranje. Abana batanu nishimiye kuba hano iwanyu kandi nishimiye kubana namwe. Ndashimira Imana kandi ndashimira n'umushumba wanyu. Ubundi nimba hari umuntu nkunda n'umuntu undeka nkavuga Imana. Ubundi ukandeka nkitahira. Kuvuga Imana ndabikunda biranezeza mba numva ndahandi hantu. Buri wese agira ibimushimisha ku isi ariko gukorera Imana ni ibintu binezeza umutima wanjye. Hanyuma rero kandi turashimira Imana ko ibuduhanyemo n'ijambo ryayo. Kandi ikindi buri wese agira umuhamagaro. Impuguro mwumviye hano biriya bintu byose umushumba wanyu yabigishije mukuri biriya bintu ubyumviye mu mwuka n'ukuri kuzuye kandi n'ukuri pe. Imana ibafashe kubyumva kandi ibafashe no kubyumvira. Hanyuma rero Imana nishimwe kubera ko idukunda kandi Imana ishimwe kuko yatwongereye imyaka yo kubaho ikaba iduhaye inyongezo. Nyambwira abantu ngo Imana iguha kubaho udashaka kubaho ikambura kubaho abashakaga kubaho. Birakomeye kubyumva. Uzi ko uyu munsi Imana yaguhaye hari igihe iwambura bafite akazi kawusigira abashomeri. Bavuga batundi kuri iyi si turahamara iki n'imyaka tumaze mu bushomeri. Wowe ukaba uri umushomeri wari wifitiye akazi keza kabaciye. Nyumbira imibare y'uyu mwana. Uyu munsi Imana ikawambura umubyeyi wari wicaye mu bana be ikawusigira wowe utagira n'umwe. Ujye ubiha agaciro. Uyu munsi Imana ikawambura abarya bagasigaza ikawusigira abanyenza. Imana ikakongeza umunsi ikawambura abanyamafaranga ikawusigira abatayagira. Uyu munsi Imana ikawambura umuntu utarwaraga n'igicurane ikawusigira urwara buri guhora kwa muganga. Uyu munsi Imana ikawambura bashakaga kubaho bafite no kubaho ikawusigira wowe uvuga ngo ubundi navukiye iki iyo. Ariko ndashaka kukubwira ngo Imana ntabwo ari injiji nigusiga ujye umenya ikigusigiye ntukitotombe kuko ntabwo isinda igusiga kubera gahunda. Iyaba wari uzi gahunda ituma Imana ikurinda wahindura imikorere yawe n'imigambi yawe ugahangana n'iki Imana igize gute igusigiye. Nta muntu Imana irindira ubusa naho yabara umusinzi. Kuba uriho rero ujye ubiha agaciro kandi ubuzima bwose uriho ujye uha Imana icyubahiro. Ushobora kwicara hano ukumva uri umunyamibabaro ariko se wababara kurusha uri muri gereza. Ushobora kwicara hano uti ndi umunyamibabaro ariko wababara kurusha umuntu uri muri koma amaze amezi 6 ataza wisigeze. Uduhinda twose n'uduhinda nibyo ariko reka mbabwire n'uduhinda hari igihe turuta. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana ibafiteho gahunda. Kandi uzici umuntu wese ushobora gucira witeka uti birarangiye n'uwo twagiye gushyingura. Ubundi umuntu wese ugihumeka
ugahumeka ibintu byose muzi bibaho ku isi, birashoboka ko umuntu yahindurirwa amateka n'ubuzima. Ubwira umutima wawe rero ugire gute? Utuze, ahubwo ubeho mu mugambi w'Imana. Kandi n'ubu uhumeka ujye ubaza impamvu Imana yakurinze. Nubona bukeye ibyo utekereje icyatuma bucya abandi bapfuye, nugenda ukagera iyo ujye ubaza impamvu kuki nagezeyo abandi batagezeyo. Niwicara hano ujye wibaza impamvu abandi bahavuye kandi barahaje mbere yawe, kuko ubwo iyo ntebe wicayemo hari abantu bari bayicayemo ariko batigeze bagaruka. Mujye muha agaciro ibintu, ujye uha agaciro ubuzima ubayemo ubwo ari bwo bwose, kuko namenye ko buri wese ari bose ku giti cye. Uko ubayeho hari abifuza kumera nkawe. Ubu se umuntu ugendera mu kagare ntiyifuza kumera nkawe? Shanene wanjye ntabwo afite amaguru abiri, afite ukuguru kumwe. Kera niho namenye agaciro k'amaguru abiri, ibyo twayishimira ni byinshi. Kera atarabona pareye ngo abone inyunganirangingo, yapfukamisha ku kuguru kurekure kukareshya n'ukugufi, nuko yagenda. Ajya kubona inyunganirangingo inzira byanyuzemo n'umubabaro nababaye, n'ukuntu natwe ubufasha ahantu hose hashoboka nkabubura, ariko njya kuyibona nayihaye agaciro bikomeye, kandi n'icyuma cyakozwe n'abantu. N'ayo maguru abiri ufite, buriya agaciro kayo wakabwirwa n'abatayagira. Ni nayo mpamvu abantu bagira iby'ubupapa, ugasanga umuntu arashima Imana ati Imana yampaye umuceri. Wowe rero kuko wegetse imifuka ugatangira kuvuga ati uraza ashimye, ujye umureka ashime. Haleluya. Hanyuma ndashaka tuganire ijambo rivuga ngo Imana uzirinde Imana ntizagutume haka. Rimwe rirahagije. Imana yo mu ijuru igufashe, iragukunda, igufiteho umugambi, ariko nivuga iri rimwe uzumve, kuko izaza ivuga ngo mwana wanjye bigenze gutya, naho waba uri umusinzi burya yabivuga. Mwana wanjye va mu kabari, mwana wanjye va mu bujura, mwana wanjye waretse gusambana, mwana wanjye rekeraho kwiba, mwana wanjye rekeraho iki n'iki. Iyo igarutse bwa kabiri ntabwo ivuga mwana wanjye, iravuga ngo mwana w'umuntu. Imana nikwita mwana w'umuntu ujye umenya ngo katangiye kuba. Imana izagutumeho iri. Twifurije ngo Imana ikubwire rimwe uhite wumva ntizongere kugaruka. Kandi nivuga kuvuga Imana yavuze, Imana we, Imana yavugiye mu mushumba, Imana yo mu ijuru yamunyuzemo. Ahubwo ikintu mbakundira, iyo umuntu ataje ngo Imana irambwiye ngo, ntabwo burya ngo iba yavuze. Mbese bumva ko Imana yavuze, nuko iba yavuze ngo Imana irambwiye ngo bimeze gutya na gutya, Imana irambwiye ngo bimeze gutya na gutya. Na za nama yatangaga ahagaza, ntabwo Imana iteze kuva mu ijuru ryayo ngo iguhagarare imbere iguhugure. Burya yarari mu muyoboro w'iki? W'Imana. Bya bindi byose yababwiye mubishyire mu bikorwa, kuko n'Imana yavuganaga nawe, kandi ibyo Imana ivuga byose ni ukuri. Hanyuma intego y'ijambo tugiye kuganira, Imana ntizagutumeho kabiri, izavuge rimwe. Turebe umuhanuzi Yeremiya ibice 36 umurongo wa 27. Imana itegeka Yeremiya kwandika ikindi gitabo. Yeremiya 3:6 umurongo wa 27, titire iravuga ngo Imana itegeka Yeremiya kwandika ikindi gitabo. Usome 27. Umwami amaze gutwika umuzingo, n'amagambo Baruki yanditse uko yavaga mu kanwa ka Yeremiya, ijambo ry'Uwiteka ririza kuri Yeremiya riti, ongera wende umuzingo uwandikemo amagambo yose yari mu muzingo wa mbere uwo Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda yatwitse.
na Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda, umuhanurire uti uku niko Uwiteka avuga ngo watwitse wa muzingo kandi urabaza uti kuki wanditsemo ngo nukuri umwami w'i Babuloni azaza kurimbura iki gihugu kandi azatuma abantu n'amatungo bishiraho. Nicyo gituma Uwiteka ahanurira Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda ngo ntazagira uwo gusubira ku ngoma ya Dawidi, kandi intumbi ye izanama ku gasozi ku cyokere cy'izuba ry'amanywa no mu mbeho y'ijoro, kandi nzamuhana we n'urubyaro rwe n'abagaragu be mbahoye gukiranirwa kwabo, kandi bo n'abatuye Yerusalemu n'abatuye Buyuda nzabateza ibyago byose nabageneye kuko banze kunyumvira. Uyu mwanya ntabwo ushaka kuvuga ko ari umwami w'Abayuda, uhita umenya ngo ni wowe mu gihe izagutumaho kabiri. Imana iturengere kandi Imana idutabare. Iyo ijambo ry'Imana rigiye gusomwa, telefone bahita bazifunga cyangwa se bakaba bazibitse, hanyuma Bibiliya bakazibumba, hanyuma abantu bakicara bene. Hari igihe ujya gusanga umuntu ati wa avuga turiya muntu yaragashize, kandi wagenzura ugasanga ngo afite amadeni. Muri make ubona ari ibintu biteye ubwoba. Uzi ko hari umuntu nabonaga arangariye muri telefone umushumba ari kuvuga ibintu biryoshye nka biriya. Hanyuma nimunyemerere nta wamenye igihe impanda yavugira, ntimukirirwe muvuga ngo n'ejo nzaza, wasanga ejo bitazakunda, wasanga dusohotse impanda yavuga Kristo agahagarara hara hejuru, kubera yuko nta muntu uzi umunsi ndetse n'isaha. Aka kanya ndashaka tuganira amagambo afite intego ivuga ngo Imana ntizagutumeho kabiri nivugira rimwe. Ujye uhita wumva. Aha ngaha ni Yeremiya. Yeremiya yari umuhanuzi mukuru, yarahanuraga icyo Imana imutegetse agahanura. Namwe munyumvire. Hanyuma ngo kuburira Abayuda n'Abisiraheli, Imana imunyuramo ngo najye kubaburira, kandi bimubwira ari ku ngoyi. Cyangwa munyumvire ibi bintu. Araboshye Yeremiya, ariko umwuka w'Imana ari kumutuga ngo genda ubwire Abayuda, ubwire n'Abisiraheli icyaha cyabo. Imana yabonaga ari bunyure. Mumbabarire mu nyuma. Iyi Imana dusenga ntabwo ari sivile. Imana dusenga iteye ubwoba, irenze uko abantu bayifata, irenze uko abantu bayibwira. Umwe we yaravuze ngo ni ya abantu bagiye bayita amazina bitewe n'uko bakubitanye. Ariko Yesu myizi inkuru za Yeremiya, nkareba ukuntu Imana yamubwiraga ngo nagende, ariko bimubwira n'ubundi yahanuye bamuboshye. Yaraboshye pe, kandi ngo yarari ntabwo ari kuyikura. Hanyuma umva ikintu yakoze, ngo yahise ahamagara Baruki. Aramubwira ati Baruki, Uwiteka ari kuntuma ku Bayuda n'Abisiraheli bari mu materaniro, kandi urabireba sinabona uko njya kubabwira ndaboshye. Ariko zana urupapuro n'ikaramu, hanyuma wandike amagambo mva mu kanwa, ureke mbabwire buri wese afite icyo amariye Imana. Haleluya. Kuki bavuga umukozi w'Imana ukikura ubundi ukorerana? Abakozi b'Imana n'abavuga ubutumwa, abakozi b'Imana n'aberekwa, abakozi b'Imana n'abahanura, abakozi b'Imana n'abaririmba, n'abari muri protocole. Kuva wa munsi wavuze ngo neme umwami, amina, n'umukiza, ngo mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, burya wahise witwa umukozi w'iki w'Imana cyangwa umwana w'Imana. Hanyuma ibintu byose birakureba bikorerwa muri iyi nzu. Arandika. Aha ndashaka kukubwira ngo ubuzima bwose murimo ujye wiyeranja icyo Imana ikeneye gisohora. Nta komenti ukize. Yeremiya ariyeranje. Imana yamutumaga izi ko atajyayo. Ujye wiyeranja. Ujye wiyeranja ubeho mu mugambi w'Imana nubwo bigukomereye. Ujye wiyeranja uhagarara aho Imana yagushyize. Nubwo hari amahwa, nubwo hari umuriro, nubwo haryana hashinze imisumari, ujye wiyeranja.
wiyeranje uhahagarara kandi ujye wiyeranje ukora icyo Imana ishaka nubwo bikomeye nubwo kubisohoza bigoye gahunda ni ukwiyeranje no comment umugambi w'Imana ujye uhora muri wowe ibyo kuva ngo ubusaba Imana we yakizwa gute ndi umukobwa kwitazakugira umuhungu se ihangano kizwe uri umukobwa hano kuzaba umugore igihe kitaragera ubuse koko ntubireba ni mu myaka mibi uhora abantu bagira imyaka mibi ubu Imana izabohora abantu bakora ibyaha kubera imyaka mibi ya dorese none se kwitazayisubiza inyuma ngo uyigire y'uruhinja gahunda ni ukwiyeranje no muri adolescence ari kukubaha Imana mbese narindi kukubwira ngo ujye wiyeranje nigutuma uyitume iki nikubwira iki ugikore ntabwo ushaka guhangana nawe nta nubwo ishaka kugaruka irashaka kwivuga rimwe ukumva kabiri Yeremiya yiyeranje nubwo yari kungoye ahamagara Baruki arabyandika ujye wiyeranje uhagarara aho Imana ishaka nubwo turi muri 2020 ujye wiyeranje uyibemo kandi ube umukirisitu nubwo ufite umugabo w'umunyamubiri ujye wiyeranje ukomeze ube umunyamwuka nubwo abantu bari kugwa kubera iminsi n'ibihe ujye wiyeranje ukomeze uhagarara abantu barimo bararimbuka cyane ujye wiyeranje ariko ukomeze ujye mu ijuru nubwo biduca intege ari byinshi ariko ujye wiyeranje ubwere bw'Uwiteka ntibukakuve uti ndacyari muto umugore nkanjye muto se ubu koko nabaho nta mugabo mama jene ubwo turashaka kwiyeranja kugira ngo umugire mu buryo butemewe ngo kuko uri muto mbese abakecuru bajye babura abagabo abana bato mubagire ntabwo iyo mibare Imana iyigira abakecuru izajye igerageza bonyine yego kandi yese yaba ari Imana hari umuntu wambwiye ngo se mama Charles ushobora kubaho gute kandi ukiri muto ukibana ukagera mu myaka 10 ako mureke mbabaza koko Imana yagira imbaraga zirinda abakecuru ntirinda abato nkanjye iyo sinkayikurikira ngewe nzakurikira ishobora byose irinda abagore batoya bakamera nk'abakecuru ubundi Imana si ishoboye nk'ibyo abantu bashoboye cyangwa igashobora ibishoboka yabishoboye iki ikiyigira Imana ni ugushobora ibidashoboka nicyo kiyigira Imana kuko ishoboye ibyo bashobora cyangwa igashobora ibishoboka ntabwo bikitwa Imana ariko iyo yashoboye ibidashoboka izina ryayo rihita yitwa Imana amen ariyaranja nagira ngo simparenge birakomeye ariko ugomba kwiyeranja arageze ngo ahamagara Baruki aramubwira ati Imana yantumye ku Bayuda bari mu materaniro n'Abisiraheli dore urabibona ko ndi ku ngoyi ariko andika akajya yandika arandika ngo ugende ubwire Abisiraheli n'Abayuda bamenye umugambi w'Imana n'ibyo batekerezaho wenda bageraho bakagira gute wenda bageraho bakagarukira Imana bakihana nayo ikabakuraho umujinya mureke mbabwire umuntu uzashya uzarimbuka azihangana shye kuko iyi Imana igira imbabazi umuntu uzagera kwa shitani azihangana shye yongera shye kubera ko ngewe n'ubundi nabwiye Imana ngo uzampe ku mbabazi zawe nibura we uzi imbabazi igira ini ni kuwite abarozi bagafata mikoro yagiye Tanzania kuzana uburozi agahagarara mu rusengero ukamureka bakadukubitisha inkuba baba mu makorari ukabareka bakatujyanira amafoto ubareba bagatekinika ukabihorera bakajya gusambana ukabarindira mu makwasiteri cyangwa mu yabo mamodoka ukabajyana ukabatahana bakica abana bakabambura ba nyina bakica abase bakabambura bakica ba papa bakasiga abagore Imana irihangana noneho tekereza ibyo yakwihanganiye nanjye ntekereza ibyanjye ayivuga ngo irihangana none se tuvugisha ukuri Imana irinze umuntu imyaka 100 ikamurindira kuri mitsingi imyaka 100
inzara igashira ari buzizi yirirwa kati imbere ya pasiteri na moto abagenda benye batasinze zikabakubita umumanyura amazi kamurinda ikindi arindiriye n'iki ageze ikuzimu ntiyakihangana gashya Imana ikunda umuntu nicyo nagira ngo mbabwire uzapfa arimbutse azaba yizize ariko uyu mwana ateye ubwoba Imana ikarinda umudisi akarara adihagura mu mazu y'abandi abatongera ati abakobwa be ntibazashake abahungu be bazaba ibihohararumbo agatongera ati ntagacuruke hari umuntu wadihaguje ngo cano yanjye ntikazamuke iriya cano aradiha wa icyigisho cy'umusirikare aradiha ibyigisho byanjye ariko simpazamuka ese buriya nintazamuka nibura niba uzazamuka nzazamuka se bikoremo uwo muntu Imana ikagira iti agatera bikamera ndetse bikamera kurusha iby'abakirisitu agahaha akaronka agakora ubukwe bikemera agatwita akabyara akajya Tanzania kuzana uburozi kamurindira mu modoka yanyura no mu bwati kamurindira mu mazi yanyura mu kirere kuzana ubwakure ikamurindira mu kirere ubwo mvuze ngo umuntu uzajya kuzima zihangana abambeshye Imana ifite urukundo nicyo nababwira ngo Imana iratuma ngo aharaho bazumva imiburo yanjye bakihana nk'uko nawe yakongereye imyaka itagira ngo uhinduranye ibitenge ikongerera imyaka yo kubaho kugira ngo utazakora ubukwe impamvu Imana yakuzigamye byari ukugira ngo ubone ubugingo mu bintu bitatu Imana irinda umuntu ngo ikurinde uzarya ibirayi byinshi hanyuma nubirya umara iki ababariro mbwira yarakurinze kugira ngo uzabone ubugingo irakurinda kugira ngo uyiheshe icyubahiro irakurinda kugira ngo izina ryayo haleluya rihore ryamamara ku bwawe maze ngo aragenda baruki ajya mu iteraniro abasaba uruhushya ati Yeremiya arantu ngo maze bamuha umwanya aravuga atangira kubaburira aravuga ngo maze kuvuga bajyana inzara bamwe Bibiri ivuga ngo yitwa Mekayi ngo aranyonyo mureke mbabwire mwabantu mwicara mu materaniro murebera iducika mukicara mu materaniro ngo murebe 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 metero iruzuye twanacikwa ntuduhugure oya wowe akamubwira nubona nkambaye nabi ngira nkazamuka uzi ukuntu njye nigize polisi twajyaga dukora umurongo mbere tukiri nkunda gutega imodoka wakora umurongo nabona nta metero irimo ndi imbere nteriko urabona harimo metero sinzi uko nabaye ariko urabona iyi metero irimo ko kako mwabaye gute mwaretse kurusha bariya bana nkajyana hano se koko imbere uriya mugabo yavugiye ntiwamwumvise mwashyizemo metero basi watubwira ukavuga uti metero ntirimo tukayishyiramo hanyuma ukegeramo utakambaye neza akakambara ubwo se urumva ibyo ari byo byihutirwa Baruki nawe amaze kuvuga ayo magambo Mekayi amaze kumva ayo magambo umuntu uramurya njya mbwira abantu ngo hari abazazira ko bakoze abandi bazire ko bavuze kuko uvuga ntiwavuze ubutumwa uvuga ntabwo wubakaga igihugu ntiwavuze ngo korona icike ntiwavuze ngo niba dushyiremo metero twirinde korona kuko ubona yakoreye Imana ntiwigeze uvuga ibi byururutse imitima erega hari n'abavuga bagatuma abandi baseka burya iyo ugiye kuri izi mbuga nkoranyambaga ntabwo ari ijambo gusa ribaho hari n'utuntu tubaho dutuma unaseka rata ntacyo ukamwenyura buri wese afata ibyo ashoboye hanyuma ukajya kuvuga kugira ngo ubacishe imitwe ukavuga kugira ngo bahangayike Baruki nuko yari ameze Mekayi ngo ndibonye ngo ahita atibikajya ahantu hicaye ibikomangoma burya arirukanka ngo asanga ahantu bicaye arababwira ati kabaye hari abantu bahorana byacitse
kandi byacitse uca ahandi n'iwawe bizacika, byacitse uca ahandi n'iwawe ujye uyirindira, ibyo waciye ahandi ujye umenya ko no ku buzima bwawe bizagira gute, bizacika. ngo aragenda aravuga ati muzi ibibaye, muzi yuko muzi amagambo Yeremiya yavuze, muzi ibikomangoma ngo bashye ubwoba, ngo baravuga bati nimugende mutuzanire Baruki, hanyuma aza dusomere natwe urwo rwandiko turwumve. Baruki araza ararusoma. Mureke mbabwire ikintu kijya kintera umubabaro. Nigeze mvuga ngo ni gute tubana n'abapagani wabana n'umuntu udakijijwe, mukorana mu kazi, muturanye mu gipangu, akakwerera imbuto, wabana n'umurokore ukicuza icyatumye muturana. Ibi bintu si bibi? Ni gute ushobora gushaka umukozi wo mu rugo w'umurokore akakwanika akakwangiza, washaka umupagani mukamarana kabiri? Ibi bintu murumva bijyanye? Ni gute abasore basigaye basohoka mu rusengero batereka tujye twishakira hanze n'ahandi byaracitse? Ibi bintu ntibiteye agahinda? Ni gute umuntu yicara agasenga ngo mana umukozi, nkeneye umukozi nzashyira mu iduka ryanjye, nkeneye umukozi nzajyana muri kampani, nkeneye umukozi nzashinga ibi n'ibi, kandi mu rusengero tugwije abashomeri benshi? Ibi bintu murumva atari ikibazo? None se abasore n'inkumi niba mu rusengero ko bose basenga ngo umugabo ukijijwe tuzajyana mu ijuru, kandi bose babana muri korari bafite umusore akeneye umugabo kandi umuri iruhande ni umurokore, ariko akajya gusenga, agasenga umusore agasenga umukobwa ngo akeneye uwo bazagira gute, uwo bazabana kandi mu rusengero babana mu murimo. Murumva ibi bintu byoroshye? Ni gute umugore w'umupagani asengera umugabo we, umugore ukijijwe asengera umugabo we kandi nawe ari umukirisitu, undindira umugabo umuhagarareho mana, n'umupagani nawe baba data we, kandi mubwire ibi bintu. Uzi kubona umugore w'umurokore ajyana icyifuzo cy'umugabo n'umupagani akajyana icy'umugabo? Birababaje, biteye agahinda, birababaje, biteye agahinda kuba ushobora gukorera ahantu abarokore bakakwerera amahwa ariko abapagani bakakwerera imbuto. Birababaje kuba namara imyaka n'imyaniko muri iki gihugu, nkaba ngiye kukigiriramo imyaka 40, iburaho imyaka mike, nkaba ntaragirana ikibazo na mudugudu na gitifu, ahubwo nkagihoraho mu rusengero. Birababaje kuba najya mu mudugudu nkaruhuka, nagera mu rusengero nkaruha. Ibi bintu ntabwo ari ikibazo? Hari ibintu Imana iturengera. Umunsi umwe nagiye kwigisha ahantu, ndigisha nko ku mwantumiye. Kera barapfukamaga kuko nta covid, abaririmbyi barapfukama, abakirisitu barapfukama, numva ndishimye iyo abantu bapfukamye ubundi bakihana cyangwa bagahaguruka. Ubundi njye mba numva nawe ucyuye umubyizi, nta zindi stress mba mfite. Mushumba niwe bavuga ati iyo ukoze uragenda ugahembesha. Maze bamaze kwihana, aho kugira ngo abayobozi babibonye bishime bavuge bati ntama z'Imana umunyago, umwe araza ati ngwino tugende, ngwino tugende. Turasohotse, anjyana munsi y'urusengero ati ibi wavuze ni ibiki? Ngo buryo wavugaga nandika, ngayo nandika. Aranga ngo mu nyigisho ufite uzakuremo ibindi bibiri biga. Ariko mureke mbabwire, nageze ahandi mu Mutara nigisha iterano ryo ku cyumweru, baha mudugudu umwanya, n'itangazo yagombaga gutanga mu rusengero. Mudugudu ahagurutse arambwira ngo mba mukozi w'Imana, njye sinkijijwe. Nyumvire, ntabwo nkijijwe, ibintu byanyu ntabyo nzi. Ariko ncira umugani aravuga ngo agasamunyiga kasuriye ibuye, ngo maze kabwira ibuye ngo nubwo utavuze ariko ndaguhamije. Ngo mukozi ngo wavuze numvise, ngo mubo babwiye nanjye narindimo, ngo ikintu nkoze irangi ryose rizasigura urusengero ukajya ngo turi kwitanga, ngo mbemereye amajerekani. Ndibaza ni gute umusinzi umupagani udakijijwe amenya ko imbaraga z'Imana zimbamo? Ariko bene data twahamagariwe rimwe bamenya ko izi mbaraga zihari,
nimubwe ngo hari ibyo twatakaje Imana ibitugarurire. Ibikomangoma biburira Baruti biramubwira ngo ugende wihishe wowe na Yeremiya. Mureke mbabwire, hari abantu bari muri iki gihugu cy'u Rwanda badasenga, badakijijwe, batirirwa bahinda nkana, baje bagiye gukorera Imana. Reka mbabwire, bagiye gukorera Imana kandi mu nzego zitandukanye. Kandi ikindi, hari abantu bari muri ibi bintu turimo babibamo nabi, bari abambere bagiye kuba abanyuma. Ubwira Imana igutabare kurengera, isura yawe yo mu mwuka ikomeze ise neza. Birababaje aho indaya Imana yavuga iti nkongereye imyaka wandaya we, uri hano Sodoma Gikondo, ugiye gufata mikoro undirimbi, wowe yakwitegereza ikavuga iti ndaje nkwereka aho nzakubika, biragatsindwa n'Uwiteka. Bibiliya ivuga iki? Ngo rwa rwandiko tujye kugera ku ntego, ngo rwa rwandiko bararufata barushyira umwami, ngo umwami ararureba, ngeze kuri ya ntego ararusoma, ngo yarageze ku mpapuro 3 ko Bibiliya ivuga, ararureba. Bibiliya ivuga iki? Ngo yari ari mu nzu y'ubukonje, yari arimo arota, arimo arareba. Ubwo ni wa muzingo w'igitabo arareba, umujinya arasoma, kandi byanditswe n'Uwiteka, abantu barashoboye. Aho kugira ngo ahindire umushyitsi umukozi w'Imana wazanye ubwo butumwa, aho kugira ngo ahindire umushyitsi, ngo arasoma n'umujinya, arabisoma, ngo arangije Bibiliya ivuga iki? Ngo arabica, amaze kubica ahita bitwika ako kanya muri uwo muriro yotaga. Ndashaka kubwira abantu b'Imana, ntukaryoherwe nuko bavuze ko Imana isubiye mu byawe gusa, ntukaryoherwe nuko bavuze ngo ubushomeri bwawe burarambiranye gusa, ntukanezezwe nuko bavuze ngo Imana iguhaye kontaki, ibyo byonyine. Ariko ngo nikubwira ngo nutihana nzaguhana ukambye impanga, ngo uriya nta mavuta agira, bose ni abanyamavuta. Reka nkubwire, Imana ikunda ubugingo bwawe. Yego, Imana iyo ijya kukuhagiriza n'amazi n'isabune, ariko niyo imaze kukuhagirira gusiga, buri mukozi w'Imana wese afite igikoresho yahawe. Sinzi uwavuze ngo ngewe ngira ikiroso, ngo nkubisha ikiroso, wenda nzagire sitiriwaya, icy'ingenzi si uko Imana yayimpaye. Kandi nawe niba udashaka ko ngukuba uzirinde kugira imyati, ariko namwe murandenganya koko. Ubwo se ugira ngo imyati bayikubishe agaponje, ni ikiroso cyangwa sitiriwaya. Udafite imyaka se ubundi yabikukubira iki? Ariko umunyamahirwe uramukuba ashaka byihorera, aba yaciyemo umurongo se ubu baracyavuga. Imana iturenge, Imana igira iti abantu bari kuruca, umwami araruca aranarutwika. Reka nkubwire, nubona ubwiwe amagambo aremereye y'ibintu utashobora kugenderamo, aho kugira ngo uruce uzafata ibihe kandi ushoboye, ubwire Imana uti ibi bintu sinabishobora, ariko kuko ari wowe uha intege abananiwe, mbabarira ushoboze Mana, kuko nta gihangange kibaho ariko imbaraga z'Imana zirahari. Niba ushaka ntuzabuce ngo wirwanire. Yego, Imana nikubwira ngo kubyara nibyo binejeje kuri wowe, ntuzaruce ngo bagabanye, ipfa kuba ariyo yabivuze. Imana nikubwira ngo mwizirikaho mwihambireho, n'ibyo Uwiteka ubivuze, ntuzaruce, uzihambire kandi wihizirike. Ikintu Imana igutegetse nubwo bigoye, ntuzaruce ngo ujye no kurutwika. Ariko abantu ni abacuyi, uzi ko abantu baruca bakanarutwika rugahinduka ivu. Nambe n'uwaruciye wenda yagenda agateranya udupande agateranya ijambo n'irindi, nibura akagira icyo akuramo, ariko bakanatwika. Basigaye bafata ibyo abapasiteri bigishije ngo abanyamitwe bakaruca. Noneho yakwigisha ubwitange no gukorera Imana ati niko mwabaye, bakaba bararushishimuye. Bavuga bati cya 10 n'amaturo mujye mubitanga bakabitwika.
kagira ngo hari umushumba wanditse muri Maraki tanga icya 10 n'amaturo bababwira bati nyamuneka mwirinde za divorce nta mugenzi wo mwiyo ujye mu ijuru ukora ibi bintu ati wakubwira uko bimeze bakarutwika icyo udashoboye ujye ubwira Imana igushoboje ariko guca no gutwika mu byirinde abantu ntabwo bazazira intege nke bagize bazazira guca no gutwika niba kubwira ngo ureke inzoga ntukaruce niba kubwira ngo ujye wanura ibyo bibero byawe ntukaruce niba kubwira ngo ujye wambara neza ipantaro ntukambare poketi ntukaruce ariko ujye uzamuka niba kubwira ngo murimo mujumba yigishije ko nimba muri gutwosoma Imana hada mwirirwa mwogosha ingoyi ko ubundi ziba zabaremereye ukura ziraremera ntukaruce ujye ubwira Imana uti izi zamera noneho sinzakoraho ariko muzi guca ibintu uzaca n'ibiguca Imana nikubwira ngo natirere yawe niyo ndayikunda akundi Imana ikwemeye umusore wapanga sate wigeze nabi we oya tuvugisha kuri Imana igukunze naho waba uhengana umusore wapanga yaba ari hejuru y'Imana Imana nikubwira ngo wikwitukuza ntukaruce Imana nikubwira ngo nyurwa n'umugabo wawe ntukaruce uko asa kose niko bimeze uhombye arabyimenya nikubwira ngo nyurwa n'umugore wawe ntukaruce nikubwira ngo nyurwa n'uwo mushahara wishaka kongeraho indi zeru ntukaruce mwanyemerera Imana ikabarinda kuzica ngabo ariko tubivuga ubaramizo waciye umukozi w'Imana abwiriza ijambo uruca uguhugura ukaruca akoshangiye bajya bazikata barazitwitse barazimaze kandi igikomeye ntimukizi nge gahunda yo guhagarara ni ukubwiriza nk'uko Imana yabintegetse nkavuga ijambo yantumye ntabwo Imana igeze intuma umubare w'abazihana n'abazabyemera izampembera ko nagize gute nabivuze iyo urutwitse uba witwitse ntukabice ahubwo hamwe wihina waka Imana umugabo ujye upfukama utiye kamera iranganiye hamwe upfukama waka minerivare ujye upfukama uyibwira ngo ndabona bindenze ahubwo uyaka imbaraga n'amavuta kugira ngo ubeho mu mugambi w'Imana uramenye ntukaruce mwamara ruca amaze kuruca Imana ibireba iri ahirenge ariko uzi ko urupapuro barushyiriye umwami Imana ireba akarusoma burya irabizi ko warusoma urubizi ko bizi ko warusoma irabizi hiza abavuga ubutumwa bakubwirije izi jambo umaze kumva irabizi ko wazisomye irabizi ko waburiwe nubwo mu birenga ariko irabizi ko byakugezeho umwami ararushishe muri Imana ireba ngo amaze kuruca Imana itagira ubwoba Imana yiremye burya nayo ubwayo ngo iritinya kubera yuko ngo yisanzeho kugira ngo igire ubwoba ntabwo Imana igira ubwoba ntarutse ntabwo ko kugira ntabwo igira yagira ubwoba bw'ikize ko yica igakiza yagira ubwoba bw'ikize kwipfumba turi igipfusi igahaza ibyaretse yagira ubwoba se hari ubwo turya uko yahinze byarumba ngo turasonza hari ubwo se turya uko yakoze ngo bayambuye twapfa hari aho yaka inkunga se ngo nibatayihe inkunga tuzashira ikigega cyitwa kwigira niyo yakibanje kandi kigira isi itaraba ngo iyipfumba tuyi igipfusi cyayo ihaza ibyare ngo abapfakazi bakaruta abagore bafite abagabo imfubyi nazo abo bana bakaruta abafite base na ba nyina ngo igirira neza abadafite shinge ngo batagira na rugero Imana turenge ngo Imana itagira ubwoba mureke mbabwire Imana ntitinya iminsi nta nubwo itinya ibihe kuko iyo ihagurutse ikaza irategeka ibintu byose kandi bikumva ngo irangije ibwira Yeremiya Imana iturinde ubwoba abakozi b'Imana ariko mureke mbabwire umuhanuzi utabasha guhanura muri iki gihe nta n'ikindi yazahanuramo
none se kera ko bahanuraga bakabashyira mu mwobo inaha haruhana inaha ni ibirayi abahanuzi tuba dufashwe neza umuvugabutumwa utazabwiriza muri iki kinyejana bamuha ikarita y'umutuku nta handi azashobora ubwo uzi imodoka tugendamo mana yo mu ijuru we uzi ukuntu twakirwa uzi ukuntu mutwishimira uzi ukuntu mufata neza abakozi b'Imana ariko umuvugabutumwa kuko utazabwiriza muri iyi minsi uzi ko kera bagatanga mu rwobo rw'intare kubera guhamya uzi ko babajyanaga mu kirwa Ipatimo ahantu hari inyamaswa z'inkazi uzi ko bagatekaga mu mavuta bakabateka ifiriti ariko turabwiriza mukadukomera mu mashyi utazahanura muri iki gihe ngo avuge ubutumwa bwiza muri iki gihe umva azahabwa itukura ariko turi mu gihe cyo kuvuga ubutumwa bwiza Imana iramubwira ngo ngera wanje kurundi Imana ntawe habuka uzi ko hari umuntu ubwira ngo Imana nitankorera ntabwo nzayikorera ubonye wo wivumbura uyu mwana uzabafana agira niyo Imana yinaniye yohereza pandagare vuga ngo amadeni pandagare induru mu rugo pandagare kubura minerivare pandagare kukugabanya mu bakozi pandagare icyamunara vuga ngo Imana ifite pandagare irabapakiza se mugakoramo iyo itaziparika hano ngo urebe ko bamwe muri mwe mwari kuza ubu hano hari abaje muri pandagare ndashimira Imana ko itabajyana igikoni ibajyana mu bugingo pandagare zirabukana haleluya nanjye hariyo yampakije pandagare ziragwira pandagare kubengwa cyane pandagare igihombo cyinshi pandagare kubura urubyaro pandagare kunshi inyuma ana we ubwiza ni pandagare hari pandagare Imana igipakiza abagore b'ibishongore bakagera mu rusengero ariko imwe yenyewe pandagare reka nikubwire uzi kujya muri message abagore babimenye naho ntabisobanuro ukareba bandikiye umugabo wawe ngo shushu be shushu be wageze mu rugo iyo pandagare naho hari abagore bagenda nkabega bagira ngo bafite umubumbe bazatura n'ibihe byose iyo pandagare Imana irayigupatiza bakabyara mujye mwiyoroshya umuntu nakunanira uzamuha agahenge uzamusengera umwerera imbuto ibyo bintu uko ari bide ubundi azaza mwicaranaho ku ruhande n'umugabo wanjye yaranze gusenga urarizwa n'iki ariko koko bari abakobwa banjye ariko urashaka iki wowe senga unamwerera imbuto ubundi witurize Imana pandagare ifite pandagare gucuruza 3 mu cyumweru pandagare COVID-19 isengera bazifunge ngaho da yapakiye abahanuzi ipakira abantu ipakira abana bavuze ngaho niho yitari icyubahiro n'ifuru ugasaba kutakiha n'ubundi cyarara haleluya reka mbabwire ibindi kora ni byiza ntabwo itwanga ibigira ngo itugorore idushyire kuri gahunda turi abana b'Imana nta n'umwe ushaka karimbuka iyo itampakira ngo banjidure itampakira ngo banjidure aya magambo nari kuyakura wakubwira ngo uzubisubiremo uvuga ngo nanjye babimbwiye ngo subira mu byo wavuze ntabyo namenye Imana igupakiza pandagare ikagukuramo umva hari abajyambaza amagambo kuko yakura kubera pandagare ijido pandagare kwibana yarazipakije irangorora bye umuntu usobanutse wowe kuki abaje muri pandagare haleluya hari abaje kunyikiriza kandi bicaye hano humura pandagare wajemo ni nziza
ntizongeremo yewe nahita muri covid ibaze yongeyemo covid yewe mana oya ntizongere ikiza na covid turayemereye hakizamo metero turemeye hakizamo gucuruza gatatu mu cyumweru turayemereye hakizamo kugira ibikorwa bihagarara bimwe turayemereye hakizamo gufungwa n'isengero abavuga butumwa ntibongere kujya mu nsengero turemeye ntizagaruke kakangana izagaruke ituzaniye ibisubizo ngo wandikemo ngo inzabibu zawe imikumbi yawe bazayinyaga kandi umubwire ko nabo mu rugo rwe nta n'umwe uzasigara unamubwire ngo naramuka napfuye intumbi ye ntibazayihanga mu cyubahiro ahubwo azanama ku gasi izuba ry'icyokerere rijye riyivira ibyimbi hanyuma n'imvura nigwa inyagirwe maze yandika urundi yandika urwa kabiri yandika umwami yandikirwa urundi kuko u Rwanda yari yaruciye kandi nta jambo Imana ivuga ngo rihere ibyiza n'ibibi bizasohora umwami ibyo yahanuwe byose bimusohoraho nje kukubwira ngo ibintu byose Imana yavuze bizasohora ibyiza bizasohora n'ibibi bisohora sinzi ikintu wicaranye aka kanya kuko tugiye gusenga ntabwo bizi icyo wicaranye sinzi icyo wicayeho sinzi nimba wicaranye umugabo w'abandi ukaba uri kuriza abana na nyina nyambwira abagore batwara abagabo b'abandi mureke mbabwire abo bagore batwara abagabo b'abandi uza amarira y'abagore nambe n'ay'abagabo umugore yanze noneho akarira akiranuka yeba badata we vuga ngo nasida ari kugusuka nushaka gusubiza iby'abantu noneho n'abana bakari twabuze amata twabuze minerivare byose bijya kwa nyiramwiza Imana ntiyongere kugaruka sinzi ibyo wicaranye sinzi abantu bari kurira ku bwawe sinzi abo wateye intimba mushumba by'amagambo meza ariko ngo ugende umara iby'abandi wicaranye nawe ugende umara umuntu waba urira kubera wowe nta kintu kibi nko kubaho hari abantu barira kubera wowe ariko nta kintu cyiza nk'abantu bishima warabigizemo uruhare umuntu yakwicara ati runaka yangiriye gutya nutabona icyo uha umuntu nibura ujye unamuhumuriza nibikunaniye kujya ugira kuba utazi aho umuntu atuye ntumenya aho aba ariko ukamenya amazimwe y'ukuntu uruganda rwe rwatangiye n'uko ruzarangira koko aho kugira ngo uperereze ko Imana yamurengeye ugaperereza ko yaguye yaseka ukarira yarira ugaseka iyo mibare murumva ariyo hanyuma Imana ikurinde kongera gutumwa buri wese amenya ibye ndiyizi nawe uriyizi nta metero nta n'igipimo twabona gipima agakiza nta muntu umenya undi ariko yerera kuza ngo ijoro ry'umukara ku rutare rw'umukara agashishi k'umukara Imana ibibona nk'ibyambaye ubusa nibyo uwakubona na mikoro nka amasharirene abona uri ifu uwakubona uri kuzuzwa abona uri inyangamuga ndikubwira abankurikiraniye aha ndetse n'abankurikiraniye ahandi ndakwinginze tukaba ubwire Imana ngo mbabarira kuko icyo nicayeho nicyo kizanyica Imana igushoboze guta ikintu cyose cyatuma igutumaho ubwa kabiri yaraje bwa mbere ikubwira mwana wanjye niyo mpamvu nakubwira ubukwe kandi uri umusambanyi burya ni mwana wanjye ariko nigaruka izavuga iti niko mwana w'umuntu nkugire kandi nivuga mwana w'umuntu izazana igihano ntabwo ari amagambo gusa hari abantu numva ashaka gusengera by'umwihariko hari umuntu uri muri iri teraniro atarakira Yesu ngo amubere umwami amubere n'umukiza uze guterana kuko ibibazo bisanzwe ngo tubanze tukuragize umuremyi bimwe umushumba yavuze za karande bya bintu wakuye kwa nyogosenge icyo bakoranye yabivuze biriya bintu ni ukuri hanyuma nimba uri hano ushaka kwibaruza kare twasomye ijambo rivuga kwibaruza ninde uri hano
ngo uwo musabwa tuwuguhe kwihana n'ubuntu. Zamura ikiganza tuba ari wowe duhera. Mu kanya ndavuga n'undi muntu shaka ko ahaguruka turi busabe imbabazi muri rusange, ariko umuntu utarakizwa nazamura ikiganza cye hanyuma tumusengera Imana. Imana niguha umugisha, Imana iguha umugisha nawe, Imana nawe niwuguhe, Imana iwuguha umugisha nawe, Imana iwuguhe. Imana nimuyikomera amashyi kubw'izi ntama, nimuyikomera amashyi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hanyuma haguruka ku maguru abiri dusenga Imana. Haguruka gusengere. Ngiye gusenga Imana. Imana ikubohore, igukure mu zindi mbaraga zigukontora. Imana igushyire mu gikundi cy'ubwoko bwayo waba bahagaze. Ndashaka kukubwira wowe waravuye aho usengera ntibabimenye, ariko na n'umutima w'umuganira urakubwira ngo ntukire umurokore. Uwaguye we wanyemerera ugahaguruka ngo mama ushaka babinginga, kandi nahawe Imana imwe ndi gusengera indi yitwa kwinginga. Ariko ngaho mama ngahaguruka, haguruka. Mureke mbabwire, iyo ntekereje kurimbuka kw'abantu ngira umubaba. Naho waba umbabaza uti nta muntu nifuriza kurimbuka. Nimba uzi ko waguye ugasubira mu ntege, ibyo waguye murabizi. Ngahaguruka nawe tugusengerane n'abandi. Kwihana si uburezi, Imana iguha umugisha. Birababaje kuba usigaye wicaye, birababaje, biteye n'agahinda, biteye n'intimba. Ni nkawe nahaguruka muzakura ibiganza hejuru, tugiye gusaba Imana imbabazi. Imana ifite imbaraga, Imana ifite imbabazi nyinshi. Waziye abarwayi ntiwaziye abazima. Aba bana bawe baje biruka, baje kugusura, baje kureba Imana yabo. Amatayazo enandome negraisa. Aha, ni mwihema ry'ibonaniro. Enewa sidra. Niwe uruhura warushye, uvura imvune zo mu mitima, ukiza abanyabyaha ibyaha byabo, bikibagirana mu maso yabo ndetse n'ayabo. Batizwe n'ijambo barahagurutse, bahagurukiye mu butware bw'Uwiteka kubwo kukubaha no kugucira bugufi. Barashaka guhindurwa abazima n'amaraso yabo. Ngaba bahagurukiwe na Satani. Mana nene wa enedraya. Uyu munsi umugisha kuri bo. Babahoke batahana igishyitse, bishimire yabahamagaye, bishimire ubutumwa, bishimire Yesu, bishimire umwuka n'ijambo, bishimire ubugingo. Ndagushimye ko wamaze gufotora, ndagushimye marayika weza, ngushimiye marayika weza uri muri iri tera, ngushimiye abantu ugiye kujya utegurira muri uru rusengero kuba bagenzi, ngushimiye abagiye kuzahabatirizwa benshi, ushimiye kwagura kwawe, ushimiye kugeza abantu bawe kure, ushimiye abanyamihamagaro bayicaranye ugiye gukoresha, ushimiye abantu bawufiteho ubugingo, ngushimiye uyu munsi n'imirimo ikomeye wakoze, ngushimiye abantu uzambikira muri uru rusengero imyambaro y'ubugingo. Habwa icyubahiro Mana, tugukomeye mu mashyi, tugukomeye mu mashyi, tugukomeye mu mashyi Mana. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Tugiye kongera dusenge. Uri muri iri teraniro, ibintu Imana idutumaho ni byinshi, ariko nikubwira ngo reka iki, Imana igushoboze guhita ukireka. Wanyemerera ugahaguruka ukabwira Imana ngo cya kindi wavuze gifatiye umwanzuro uhereye nonaha. Nimuhaguruke tubwire Imana iduhe gufata iki umwanzuro. Imana iguhe gufata iki. Kuba nawe wicaye biteye agahinda. Bwira Imana ngo uhereye nona. Oya ni nona ha. Ntabwo uri butahe ngo ufate. Aha, nona. Imana igushoboze. Ubu nona
bya bindi yakubujije na bimwe yakubujije uyu munsi, Imana nigaruka izavuge ngo mwana wanjye uhabwe isezerano cyane. Iyo bazituye ku ngoyi y'umugome, iyo niyo bahagaraze imbere aka kanya, barakubwiye ngo ibyo wavuze wumvise, baravuze ngo bafashe ingamba n'imyanzuro uhereye nonaha, barambuye ikiganza bagusaba imbabazi. Aho wabatumye kabiri ukabatumaho kabiri ubababarire, haba mu buryo bwo kukumvira no kugukorera, haba no mu buryo bwo guhinduka. Baciye bugufi barakubwiye buri wese mu ruhande rwe ngo mubabarire. Wavuze rimwe ndetse ugerekaho kabiri na gatatu, ariko bumvise imiburo babwira ngo ribe rimwe gusa. Bemeye guhindurwa n'imiburo yawe, nawe ubasukeho undi mwuka, mwuka w'imbabazi n'imbaraga, mwuka w'Imana ishobora byose. Agende muri iri teraniro, iri teraniro rihabwa imbabazi z'Imana, iri teraniro ribona umugisha w'umwami, iri teraniro rihezagirwa n'ijuru, iri teraniro rikomezwa n'imbaraga zawe, iri teraniro riramburira ikiganza, iri teraniro ubwami bw'Imana bwururuke. Iyi mitima mwamuyiyoborere, iyi mitima uyigomororere, uyisuke mu bubyutse mu izina rya Yesu. Abaguye babyuka uhereye nonaha, abatarabatizwa nibabatizwe, ubwere bw'Imana butahane nabo, buture mu bugingo no mu mutima. Imbaraga z'umwuka barazigendagende, buri wese yumva imirindi y'ijuru, ibigega by'Imana byuzure muri iri teraniro. Aha hantu hafukura iriba, buri wese ajya akomeza mwe ashira inyota. Wagura iri teraniro Mana, uru rusengero uzarugeze kure, wagura umukozi wawe kandi umugeze kure. Imana imuri mikomeze yake cyane, umubera amaboko kubwiriya mitego yose. Umugambi wawe mwiza nusohore kuri buri wese, ukiza abantu bawe nk'uko wabigambiriye. Ngushimiye ubugingo bwa benshi buhembutse, ngushimiye imyambaro myinshi, ngushimiye imyambaro wambitse abantu bawe, ngushimiye ishwambagaro wambuye, ngushimiye umwuka wawe wera, ngushimiye ubugingo bawe, ngushimiye itabaza ryawe rimuritse. Ndagushimye kubw'abamarayika bari muri iri teraniro, ndagushimye kubw'umugambi mwiza kuri aba bana bawe. Mana ya Isaka na Yakobo, ibi biganza biramburwe, mwami ugira ikintu ushyiramo, kandi buri wese ahabwa umugisha mu ruhande rwe. Umushyigikire mwami, uburizemo imigambi ya Satani ku buzima bwa buri wese. Ibibarindiriye ntibibabone, ibibirukaho ntibibashyikire. Imana isohoza isezerano ryayo, kugira neza kwawe bitambagire mu yuba Yakobo. Sengeye bari hano n'abadahari Imana, umuntu wese umugirire neza, maze neza y'Imana ikomeze imenyekane kure. Tugukomeye andi mashyi Mwami, tugukomeye andi mashyi cyane kubw'umunezero w'iri teraniro tugabiye. Cyubahiro n'ikibitawe mu izina rya Yesu. Ndabashimiye mu izina rya Yesu, ngaho nimwicare. Ni ukuri ndabashimiye kubwo gukurikirana ijambo ry'Imana, kandi tubashimiye n'ubundi butumire mwaduhaye. Abantu rero bakeneye kumva ibintu twabwirije iri jambo n'ibindi, ni kuri Mama Sharirene Official kuri channel yanjye, ahantu hakurikiranirwa inyigisho zanjye. Hanyuma umugisha w'Imana ube muri mwebwe mu izina rya Yesu. Amen.